emera ko ukenywe mugabo wanje ndabizi urakenywe ntacyo utama tube mu ya 60 kwirimbi uzi agateno nahise nkora sinigeze nkago naguze filme noneho nkurira moto nambaye filme najya kurira moto nkambara filme navaho ngaho twari dutuye kwirimbi nkambara filme kugeza aho negera moto nkahita nzitwara mu ikote kugira ngo natabona mvuye muri ako kazu nyine ahantu kwirimbisha man ubukene ndavunaguye imbaraga zose za satani letoke tele in all ndakurandura mu butaka wavutsemo no mu maraso wavutsemo ndagutera mu butaka bushya ndagukonegita kuba komeye kugira ngo ukomeye ndaguhuza n'abantu bakomeye kugira ngo ukomere ndaguhuza n'umugisha wawe mu izina rya Yesu genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Reka nizere ko mumeze neza cyane inshuti abakunzi b'urugendo online TV turi mu rugendo ndi kumwe na Karabo k'Imana. Karabo meze neza kuva umunsi w'ejo rero aho twagaragaye n'ubundi tumusanze ku iseta aho turi n'ubundi turi hano ku Gisozi aho Karabo yambwiye ati wambabariye tukazajya kureba umukozi w'Imana basa kansengera ko nshobora kuba mfite ati amagambo yakomeje kuba menshi mfata mikrofone neza amagambo yakomeje kuba menshi hari n'agatipe nabonye ngo gafite cano ngo nimba yitwa ngo nimba ari ngo mu kiranuke nimba ari kiranuka ngo yahaye amafaranga mukuru wanjye aramubwira ati wowe uze kuvuga ibi nibi urumva noneho we namuhamagara namubwira nti ibintu wabwiye mukuru nabanje guhamagara mukuru wanjye ndamubwira ibintu wakoze ribiki ati ngiye mbabarira ati bari banyishyuye atariko ntubishyire kuntuza ku itangazamakuru ariko namurekodingaga noneho buretse gato sorry noneho uwo mutipe nawe bitamuhamagara ngo ne mbareze kiere namubwira ni ibintu wakoze nibiki arambwira ati ibihese namubwira nigiye kujyana muri Ribu usobanura uburyo wambeshyeye kandi ngiye ndimo ndashaka kugaragaza ikibazo mfite mwebwe mukakiburizamo ngo bakoze agatsiko cyo kugira ngo barwanye abantu bashobora kuba bantera inkunga ahita nyine ansaba imbabazi ngo mbabarira ngo naratwikaga muri coding amajwi ndayafite mukanya dukora ikiganiro cya kabiri nyashyire hanze. Okay, nta kibazo turi urakinyemereye ndakikwemera turagikora nta kibazo turi kujya kwa Aptr Yongwe Joseph ni kuri Yongwe TV niho turi kujya kandi abantu bari kureba iki kiganiro mwese mukore subscribe kuri Yongwe TV kugira ngo mubashe kujya mubona bafite ibiganiro byiza bafite ibintu byiza cyane umuntu wese uri ku rugendo online TV agomba no gukora subscribe kuri Yongwe TV. Inzu twabaga murumva n'izanzu bagushyuhiriza utuzu koga ukabwira ati nimushyire amazi muri douche ukajya kuyisukira mu ibase ukashyira mu kantu karaho nyine muri twa toilette turaho nyine ukoga umvise ari uko ubuzima bugenze. Umwana yakwiyanduza niwe ati umwana arasa nabi ugahita ugenda ukamutunganya je nahekaga n'abana nahekaga abana ejo bundi n'abana babamarisha dufite umubebe muto yawe imyaka 4 hari igihe ngera mu rugo ati nanjye urampeka bambwiye yuko nabandi wabahekaga wumvise ibyo ukabikora kugira ngo utaremerera wa umugore arashonje umwana yiriwe amwonka wamefite stress ibibazo n'ibibazo none akikubitaho iby'insengero n'ibindi ukagenda gakeya aho rero noneho nagera mu ivuga butumwa nkatura ibintu ibi byo kuvuga mwebwe mwanyumvise kuri YouTube jewe natangariza abantu mu biterane bitandukanye 2023 ko nzashinga televiziyo ko nzashinga amaradiyo ko nzubaka amahoteli ko nzagira amashopu atandukanye nshonje ndi muri yanzara urabizi kimisagara nibyo navuga ndi muri yanzara nta murongo genda kuzi nta murongo no mu rusengero nibyo yigishaga izi YouTube zijeje bundi bamumenyeje bizejo bundi noneho mu gacinjiro naragaragura bizi mu materaniro mu gacinjiro wayazagama abandi nzubaka insengero nzashinga amateleviziyo nzakomera abantu bakavuga ati reka turebe none habapinze rero abantu bakabapinze bubika umutwe atumugabo ushonje kuriya usa kuriya mfite amafoto y'amakote agera ku birenge nsa nawe bakemezwe n'abandi noneho rero ibimenyetso by'uko binzabikora abarwayi mwese muzi hano abafite inyonjo abamugaye amaboko abasazi bose bakabashyira imbere narambika ibiganza babwejagura ababyira gute dayimone nkazikubita bati wa mugabo n'ibintu azabibona ibyo rero ntabwo ari ibi umugore wanjye rero yatangiye kwemera ndamubwira umunsi twabaga ahantu mu Gatare iruhande rw'irimbi ry'inyamirambo
irimbi ry'inyamirambo ku buryo ukanguka ureba imva ruguru yawe zuzuye umusozi hege najyaga nta nijana ariko aha mu irimbi ubu ni abadayimoni barimo ariko mana wanjyanye gutura ku irimbi kugira ngo njye ndwana n'abadayimoni baba mu irimbi turatura samu dutura mu nzu y'ibihumbi 60 iri iruhande rwa ruhurura ona ruhurura iba ku mumena ndende itarigeze yubakwa ku buryo imvura yaragwaga nkajya guhagarara inyuma y'inzu kugira ngo inzu itaza guhubuka abana banjye bagapfiramo kabira madamu nitwavuye kuri ruhuru urayiva mujye hehe ibintu byo kwishyira hejuru kwawe urumva nakodeshaga inzu y'ibihumbi 300 turayabura rero umugore ntashye nsanga yimutse atabimbwiye ati ibintu byo kujya urara udasinziriye bakazantukira mu nzu yabo turafata inzu ya 60 uzajya uyahiga nanjye nyahige none kumukura muri iyo nzu samu kumukura ambwira ati turabaha emera kukenywe mugabo wanje ndabizura kenywe ntacyo utama tube mu ya 60 kwirimbi uzi agatendo nahise nkora usinigeze nkago naguze filme none nkurira moto nambaye filme najya kurira moto nkambara filme nanavaho ngaho twari dutuye kwirimbi nkambara filme kugeza aho negera moto nkahita nzitwara mu ikote kugira ngo natabona mvuye muri ako kazu nyine ahantu kwiribisha man ubukene sokana gatebo kwipera nyuma rero umunsi aho ngaho rero niho twakoreye amateraniro y'imisi 40 mbwira madamu ntiturapfuye sigara hano ngiye gusenga Imana ngiye gusenga Imana nkora igiterane cy'imisi 40 hano mu miduha ndagenda ninjira mu masengesho y'imisi 40 ndiriza ubusa umunsi wa kabiri umunsi wa gatatu umunsi wa kane umunsi wa gatanu umunsi wa gatandatu umunsi wa karindwi nshyiraho umunsi wa gatandatu wo gutangira kwakira abantu abakristo baba hari ibindi bintu Imana yabayongeye yamvuguruye yanshyuhije ibitangaza bitangira kuba nshyiraho gahunda yo kwakira abantu kabiri mu cyumweru ndi mu masengesho naza kwakira abakristo kuko bambona mu bwiza bw'Imana nanashishikariza abapasteri kugira ngo abakristo babwe ko na mu bwiza nkakira abantu hajya kubona nkabona abantu banzaniye ibyo kurya kuko umurwari inzara kanzanira amafaranga nkatana n'ibihumbi 200 300 mbwira madamu rero burya ibintu byahindutse mitashaka nzamu ya 70 mitankodesha ya 25 mvuye mu ya 25 ku munsi wa 27 nyiri twimutse turi mu masengesho uza 27 nihijwe ryampamagaye ngo ayidigire mini dig gukira ni nona kubohoka ni nona kwirukana nyatsina karande ni nona nguhaye ububasha bwo kukiza indwara kwirukana abadayimoni kandi mpamagaye abantu mu mahanga kugira ngo bakire ugiye kwigisha abantu kwizera ugiye kwigisha abantu gukora kandi mpaye umugisha imirimo y'amaboko yawe uhereye none ntuzongera gukena mpindi ubuzima bwawe n'ubw'abana nijwe ryampamagaye kandi iryo jwi ryavuganye nanjye ndi kubwiriza gutya mbona marayika yagarindira kuko iryo marayika yambwiraga byose nabibwiraga amate ndahaguruka ni muhaguruke rero musubiremo ayidigire mini dig ayidigire mini dig ayidigire mini dig iryo jambo ryazi none mbwira abantu ngo noneho rero umuntu wese uri hano arwaye natonda umurongo hano utagira akazi natonda umurongo hano uba mu nzu ya 20 ejo ashaka inzu y'ibihumbi 50 uwavuye mu ishuri ezo ajye mu ishuri ufite perimi bose baza samu nakubise amasengesho umugoroba urusengero twasengeragamo rwaruzuye abantu barahurura twasuzaga amateraniro 4:45 umuyobozi w'umudugudu aje akavuga ati nimurekera aho ngaho aho bigeze ibitangaza biraba nibwo nahagurutse rero mvuye aho ngaho sibyo umuyisilamu ahitama ya pajero wabonye ya grande sharuke umuyisilamu aramamagara ati nguhaye imodoka undi muntu aramamagara ahitama gravitara undi umva nashoje mu masengesho mfite za modoka wigeze kuzi wacu ugasanga uribukana nari ntuye hari imodoka ziparitse munsi y'ibiti nyinshi zirya modoka zose nazibonye mvuye mu ntuze Imana irambira ngo noneho rero tangira utegeka ibintu nibuka rero ko Imana yambwiye ko yaha umurimo w'amaboko yanjye ntangira gukora ntabwo ntangiye business zo gucuruza nona kuri natangiye rero maze imyaka 3 ncuruza bona ko negisi none akabazo kamatsiko hari n'abantu bavuga ati nyamara Aptr ntago dupinga Imana imukoresha ariko uburyo mbere yasengaga cyangwa se uburyo Imana yamukoreshaga mbere atari yabona amafaranga byarahindutse nkiri umukene nakoraga nk'umukene ariko maze gukira Imana nshyiraho indi mikorere Paulo abago nkiri umwana nakoraga nk'umwana ariko maze gukura nshyiraho indi mikorere
aho niba abakristo bari baramenyereye kumpa 2,5 narabaye ingaruzwa muheto yayo ati yongo uri hehe tega unsange Kacyiru nkirukanka nta n'ubuhanuzi mfite nkajya mu rugo rw'iwe kugira ngo ampe 5 bitatu mbyohereze mama Sandara 2 nkomeze nge mu ngo zabo none se barashaka nge nirirwa mu ngo zabo nibakurikira amateraniro kuri live kuwa 4 ku cyumweru kuva saa 3 kugeza saa 7 nibakurikirane kuwa gatandatu kuva saa 3 za nijoro kugeza saa 4 Humbise nidusanga umunyarwanda Imana iri gukoresha ibitangaza nkanjye tuzifatanya dukora ibiterane ivyo rero ntabwo ibyo twabitindaho none se ni ngombwa ahubwo nuko ni inyigisho ivuga yuko umuntu ukora ibitangaza agomba kuba kenywe agomba kuba asa nabi agomba kuba asabiriza ariko abo bose se ayo mavuta ko yari yaramenywe n'ubukene ninde wamfinashije none se ubwo buzima mbubamwo ntabwo nabo boraga ibitangaza ntibyabaga ninde wishyuriye sandari shuri se amaturo ninde wakoze ibyo amaturo reka nkubwire Sam nawe nkubwire sibyo abanyarwanda nibatemera kuri umuhanzi nibatagushyira kuri stage ngo uririmbe nzahagushyira mbivuze nda nuona 2004 mu mwaka wa 2004 na 24 yaba ari ADPR nabaye yaba ari Horeb yaba ari bishop bari muri iki gihugu bari abamusenyeri badahinduye imvugo uzamenye ko Imana itambaga iyo amina ibi mbikubwiye twicaya iyi niyo confidence mfite mu kwezi kwa 3 2024 nza hagati y'ukwa kabiri n'ukwa 3 nzurira indege nje mu Bushinwa sindagerayo nzaba ngiye ku ruganda gukoresha ibyuma nzazana ibyuma biri hagati ya miliyoni 150 n'120 za stream bazamura mu byuma hejuru kandi ibyuma biri muri iki gihugu ibicuro byabyo ndabizi sinzo tuzaba tubingana hagati ya miliyoni 150 n'120 nzazana imodoka ibipakiye yaba ibipakira na moteri bihumuriro na bya byuma babizamura mo hejuru sibyo mo hejuru nzakora ibiterane mwese abanyamakuru hereye kuri wowe kamera ndazifite naguze kamera ziriya zijya kuri tere 33 nibwo bwa mbere mvuze ibyuma kamera 33 zishobora kwataka uturere twose tw'u Rwanda n'abanyamakuru na timu izo naraziguze ndazifite muri depo zimwe n'uwari uri kuzireba nazira zishinze hariya uri kuzireba nzakora ibiterane mu gihugu cy'u Rwanda nzakora ibiterane mu gihugu cy'u Rwanda ndi hejuru ibyuma by'umutingito wumvise ivuga butumwa ry'umutingito timu y'abahanzi wumvise bafite worship team y'abantu 60 bahembwa ku kwezi bava mu madini atandukanye bahembwa ku kwezi bambaye uniform bafite kwasteri ibatwara nzakora ibiterane uzabibona Rubavu harimo ho nzabanza uzabibona Musanze uzabibona Kibungo uzabibona muri stade hano mu mujyi wa Kigali niho bazamenya ko iby'Imana yambwiye bizabigeze nzaba nsatiriye indege Imana yambwiye ibi si nshobora gupfa ntabibonye ibyo si ibintu uri kuyaturiraho ntabwo ari byo niyaturira I have Holy Spirit I have money I am a businessman amen sawa hari ikintu ushaka mfite imbaraga z'Imana batumva uruzungu sibyo mfite amafaranga ndi no muri business umupira uridunda mu kibuga ikintu bita indege noneho indege kuki wumva indege nshobora kutayigura mfite gifatika cyuko Imana izampa indege je nagiye mwivuga butumwa ahantu mu gihugu ndabwiriza mu bishop yifite nabwirije iminota 15 imbaraga z'Imana ziramufata akuramo inkweto yambaye uwo mu bishop araza ku gatuti nikofe n'amafaranga ari mu ikofe yose ashyira ku birenge byanjye n'inkweto nkuramo inkweto zanjye mbwiriza nambayize iteraniro rirangiye nari natumiye n'umukristo we w'umukiri ufite hoteli ategeka uwo mukristo amubwira ngo Aptr Joseph ntakwiye kurara muri hoteli yawe agomba kurara muri hoteli ya bishop yatsi imodoka yiwe ya vewiti nindi imuri imbere mbona twerekeje ahantu mu ishyamba tugana ku kibuga cy'indege ntazi ndebye bishop mbona yambaye pisto
hari ababishop pistole leta yamuhaye n'imodoka iri imbere ifite abasirikari bambaye amakositimu n'inyuma tujya mu kibuga cy'indege yatsa indege ye arambira ngo Apostle Joseph ndashaka ko ncishijwe bugufi n'amavuta yawe ndashaka bagutware mu ndege yanjye utembere urebe igihugu cyose uri mu ndege Imana irambira ngo wabibonye kuki se kabiri ejo bundi nagiye muri Aziya nabonye izi paritse utabara mu kibuga cy'indege nizaba ibimanuka byamanutse mu giti cyangwa nizababyawe n'umugore muri zo harimo nawe yawe nde uyiyange ntabwo ibye kuki se wumva ko ntabwo izo za okaziyo zashaje cyangwa umuntu angabiye oya ntabwo niserera muri ayo mavuta ubu se leta yacu ishoye amamiliyari n'amamiliyari yubaka ikibuga yubaka iz'abazungu ntaz'abanyarwanda zirimo ntaz'abanyarwanda zirimo umunyarwanda wemerewe gutunga indege ubu mu myaka iri imbere ko twakira abantu bari mu Rwanda mwese mwashyushye mushaka kujya i Burayi no muri Amerika mu myaka 10 iri imbere 10-15 nitwakira abazungu n'abandi bantu bari mu bihugu basaba visa y'u Rwanda umupira uri gutera imbere naba mfite ubwoba nzasaza vuba hari isezerano ryo kurama imyaka magana n'amagana ayo mavuta nanjye ndayizereramo da wibwirire rero icyo nzi neza ntabwo kurongora uriya mukobwa akaba umugore wakakwemera nta ruhare wabigize yego rwose nta ruhare wabigizemwo nawe ubwawe urabizi cyambere byasekeje abantu hari abo byanejeje hari abo byasekeje hari nabo byababaje yego iminsi mwabanye rero abo byababaje bahoraga bavuga ngo bagiraga inama uriya mugati uriya rubyogo nturi rubyogo uri umukozi w'Imana uriya rubyogo umwemerera iki uriya nta soni ugira ariko bari mu ruhande rwawe banga Imana ishimwe ko yagushubije kumva gusenga ko itarobanura abantu ku butoni amina sibyo hagati aho rero ntabwo yakwemeye ufite ibipangu 5 ngo murajya muri divorce nta nk'eshanu wari woroshye 5 nta konti yari iremereye yakwemeye kuko uri umukozi w'Imana nese niba umuntu mwabanaga kuko akwemera ko uri umukozi w'Imana nari umukozi w'Imana akaba yataye Yesu urashaka gukora iki uyu munsi imbaraga za Yesu zimugendera yavuga ati sheri shushu yakubona mu isura ya rwa rukundo yagukundaga wicika intege rero amina wicika intege icyawe umugisha wawe ntaho ujya buriya ashobora kwirukanka agakata impande n'impande akazagaruka munsi y'ikiganza cyawe y'Imana yamukoze ku mutima interview yanyu nayo yumvise wakoze ubukwe umvise y'Imana yakongera ikamukora iyi minsi urimo rero ni iminsi yo kwiyubaka yego iyo umuntu yiyubaka rero yubaka mu buryo bubiri uriyubaka mu buryo bw'umwuka wumve wuzuye mu buryo bw'umwuka wuzuye ijambo ry'Imana wuzuye kwizera wuzuye n'ibindi uriyubaka muri ubu nanjye ndubaka konte yanjye umuntu naguha 5 urya 3 bike 2 sibyo uriyubaka aho wari utuye ejo uzagire gute uriyubaka niba utwara moto ubuti ni iminsi ibaye ko yo kureka gutwara igare ntware moto uriyubaka ubuti iyo no minsi ibaye mo ngiye kujya mu ivuga butumwa kandi urabise ko igihugu warakigenze mu ivuga butumwa n'abahungu mwajyanaga mu biterane sibyo mu mukristo 3 uririnda ibyaha 4 uririnda amagambo y'abantu yego urinda amagambo y'abantu ubaka ubukristo bwabo Imana sibyo Imana mu masengesho nzakugusengera yagarura umugore wawe itanamugariye kuko hari igihe wumvise hari umutima w'umuntu akabarura irinda umwatura amagambo meza ikarinda ubugingo bwe nk'umuntu mwabanye mwanabyaranye Imana ikamurinda ikindi ishobora kukubwira iyo umuntu yabyaranye n'umuntu nta hantu na hamwe wacikira umuntu mwabyaranye wajya mu giti hejuru washaka undi mugabo wajya i Burayi uzareba wa mwana wawe ari kuri imbere waranze umugabo uwo ni ishusho ya se hazaba ibirori by'umwana ubwo ati yaba se w'umwana yari ahari kugera ku rupfu umuntu yashaje hazaba kugera ku birori azahora gutekereza icyangombwa cyawe afite ntabwo ari impeta sibyo kuko impeta yawe yaranayikuyemo hari ikarita yawe afite amaraso yawe isano mufitanye
umwana wakomotse mu maraso yawe mwabyaranye mwatureho umugisha umusabira umugisha umusabira iterambere umusabira amahoro ubundi utuze yego niyo nama nakugira abakwita rero umwesikoro na Yesu bamwise umwesikoro bamwita ikiruwe bamwita umunywi w'inzoga nanjye baracyamahangara ukeneye abagukomera mu mashyi kuri YouTube ntabwo uzabona YouTube ni imitwiko nyine urarenza wiki kugira ngo dusoze bongewe rero dusenga nizerera mu mbaraga Imana yahaye abashumba bacu ndumva nge napfukama kansengera kandi buriya bajya bavuga ngo ubabaye ni ubanda urugi hari impamvu yanteye kuza aha ngaha ubwo rero nge nizera yuko hari ikintu kigiye guhinduka ku buzima bwanjye kuko ndabizi yuko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo naho abana b'abantu bakoreka Imana yo ntiyakoreka nizera yuko hari ikintu Imana igiye gukora kandi binyujije muri Aptr Yongwe kandi nanishimiye guhura nawe kuri kamera n'ubwa mbere duhuye kuri kamera nabishatse igihe kinini rero Imana ishimwe ko duhuye ndi muri ibi bibazo birashoboka ko ari Imana inakunyorejeho kugira ngo ibi bibazo bicogore kandi si n'amasengesho gusa turanabikurikirana yego iriya ni CD ya mbere CD yawe imbere wumvise Imana yavuganye nawe kuzajya mu mahanga Imana yavuganye nawe kuzajya mu mahanga uri kubisoma sibyo Imana yavuganye nawe kwizaguha imodoka yego ushobora gupfa utagiye mu mahanga ushobora gupfa utabona imodoka amina Imana yavuganye nawe kwizaguha inzu sibyo yari kubwiye cyangwa yari kubwiye mu ruhengeri mu gikundi kubireba yari kubwiye mu mujyi wa Kigali bora byose Imana ikubwira ko izaguha n'inzu utazateraho n'umufuka wa sima cyangwa utazashyiraho n'ibyondo wumvise Imana ivuga ko izakurinda urupfu impfu wanyuzemo ni nyinshi cyane ni nyinshi mbese iyo Mana niyo yagutaye niyo yagutaye Imana ni kubaka ukubakika nimara kukubaka ukubakika nuko utarindaye n'abagore 1000 baza ngiye kugusengera Imana ntabwo ari iby'imihango sino gutwika kwa YouTube nako Imana yaguhamagaye yego nakubonye uririmba indirimbo birantungura cyane kera hashize imyaka myinshi nongera ko Imana yaguhaye umugore kubakira urugo nibwo duhuye reka ngusengera Imana yego Imana itagutaye umugore ntaho yajya kandi Imana yaravuze ngo nzaguha umugisha abantu ntibawurwanya ntuzatinde ku bantu uzatinde ku Mana yego yego iyi ni iminsi yo kwiyubaka no gusenga ni iminsi yo gusoma ibyanditswe byeruka bikomereramo ntabwo ushobora gukena ntushobora no kuburara ndabizi ko uri umukozi Imana izakugirira neza amen Nyagasani Imana iri mu ijuru nokuri mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza mu mbaraga z'ijambo ry'Imana lepole sita tayi gidrili alakita ya sanso de body trili ani haizi in hall ndavunaguye imbaraga zose za Satani letoke tele in all ndakurandura mu butaka wavutsemo no mu maraso wavutsemo ndagutera mu butaka bushya ndagukonegita kubakomeye kugira ngo ukomeye ndaguhuza n'abantu bakomeye kugira ngo ukomere ndaguhuza n'umugisha wawe mu izina rya Yesu iyi minsi abantu bari gusakuza babagwa Imana yawe iri hehe ndategetse kugira ngo Imana yawe igaragare ifunga iminwa y'abasakuza n'abavuza induru abategereje kuseba bahure n'Imana yawe haleluya abagize uruhare mu kugusenyera babona Imana yawe ko ntawasenya iby'Imana yubatse ndasenze mu izina rya Yesu aidigiri mini digi kubohoka kwawe ni nonaha ndatura kw'Imana yaguhamagaye ikaguha umugisha ikakubakira urugo ndatura kw'Imana ihindura amateka shobora guhindura ubuzima bwawe mu gahe gatoya Mana igasohoza inzu yaguhaye Mana igasohoza imodoka yakwemereye Imana haleluya ubuhamya bwawe bwafashije abantu mu Rwanda no mu mahanga imbaraga za Satani
zapfushe zigahaguruka gusenya urugo rwawe. Ndasenze Imana lepe enehol, imbaraga z'Imana zifata umugore wawe ahari, aharyamye, aho yicaye, ahari mu izina rya Yesu, acikiye umwana wawe mwabyaranye. Turasenze mu kuboko kw'Imana habamo guteranya ntihabamo gukuramo, mu kuboko kw'Imana habamo guhuza ntihaba gutatana, mu kuboko kw'Imana habamo ubukire ntihabamo umuvumo, mu kuboko kw'Imana habamo amahirwe ntihabamo amarira. Ndagusengeye mu izina rya Yesu, ndakora transferi ndirukana ubukene ndinjiza ubukire, ndakora transferi ndirukana imivumo ndinjiza imigisha, ndakora transferi ndagukuraho gutsindwa rwose kwakubayeho. Ndatura ko hari imbaraga z'Imana zituma umuntu utsinda. Ndakuranduye aho barushinze muri ibi bihe bibi by'ubukene, ndagutera ahandi kuri uyu musozi sanso enebi darakanz. Haleluya. Ndatura gukomera, ndafungura ivuga butumwa rindi risha, ndafungura ibiterane bindi busha, ndafungura ibyumba by'amasengesho bundi busha, ndagushyira ku ruhimbi kudutita mu matorero atandukanye. Wongera urimbe bikugarukemo mu izina rya Yesu. Ndagutandukanya n'ikintu cyose cyagucerereje mu izina rya Yesu. Utarageraho Imana igushaka mu buryo bw'umwuka, utarageraho Imana igushaka mu masengesho, imigisha yaguca mu maboko ukiruka, indi yaguca hejuru ikaguca hasi nuyishikire. Lole high good live. Ndasengera amatwi yawe yumve icyo Imana ivuga kuruta ibyo abantu bavuga kuri YouTube. Ndasengera amaso yawe abona urukundo rw'Imana kuruta mwami gutumbira abantu. Ndasengera amaboko yawe yakira ibiva ku Mana kuruta ibiva ku bantu. Ndasengera ibirenge byawe bijye handi wabanye n'Imana, ukahakura ubukwe, ukahakura umwana, ukahakura umugore, ukahakura amavuta yatumye uriya mugore agukunda. Haleluya. Ntabwo ikibazo ari ubukene, ahubwo ukenywa amavuta. Ndagusabira amavuta mu izina rya Yesu, icyuma gikaza ikindi. Haleluya. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Umunyembaraga hagurutse undi munyembaraga. Haleluya. Intwari, haleluya, yigisha abandi ubutwari. Haleluya. Ubushobozi, umunyabushobozi ni utanga ubushobozi, kandi itegeko ry'umwami rirubahirizwa. Mu izina ngukuyeho imivumo yose yagukurikiranaga, ngukuyeho karande z'uburyo bwose. Ndagushayuye. Imana ntireba isura, Imana ntireba uruhu, Imana ntireba uburanga, Imana ntireba aho umuntu avuka, ahubwo Imana ireba mwami ibyo yashize mu muntu. Haleluya. Amen. Ndagusabira ifumbire y'amasengesho n'imbaraga zizagushoboza. Ndagusabira haleluya inkota y'ijambo ry'Imana. Ndagusabira connection. Telefone yawe nyohereje mu mahanga, muri diaspora, mu bihugu bitandukanye, mu nsengero zose, mu bashumba batandukanye, kugira ngo abantu bakumenye, kandi ibihangano bishasha nivuga butumwa rishasha bigaruke muri wowe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Amena. Reka dusoze dushimira abantu bose badukurikiye kuri iki kiganiro, ariko vuga nimero yawe ya telefone ku bantu badukurikiye. Haleluya. Amen. Haleluya. Ni 0788 iyanjye 54 11 18. Yawe iyanjye ni 0788 Reka mbashimire mwese mwakoze kudutiza umwanya wanyu muri ibi biganiro byacu. Mukomeze mudukurikire, abantu bajye kuri Yongwe TV, mukore subscribe. Umuntu wese uri kureba iki kiganiro ukore subscribe, kuko hari ibintu byinshi byiza biri inyuma utagomba gucikwa, kandi n'ibiganiro bica kuri televiziyo bimwe na bimwe bibaye byagucitse ugomba kujyaho ukajya ubikurikira kuri YouTube channel.